nyambwira abantu iwacu ngira ngo Kigali ho babyumva neza kuruta uko nabivuga hano, ko ntabwo nibwira ko ruto yaza gusura umuntu w'impunzi, ntabwo uri umuturage we. Ngira ngo no muhaye amajwi nturimo. Mwembwe mwaratoye tubaze ubwo yabaze kugusurira icyo utaramuhaye nijwe. Ariko nk'iwacu nyambwira abantu nimutekereze Perezida Kagame yaje kwa Rutayisire, akaza na za modoka zimuherekeza ku buryo wamenye ko ari we wahaje, akaza agaparika ku irembo ry'iwanjye, ubwo automatic mu muhanda bahita bawufunga, bagatangira kubaza ngo ariko ko bafunze umuhanda habaye iki? Bati Perezida yasuye Rutayisire. Ndakubwira niyo yahanyura rimwe gusa akampepera akigendera, guhera uwo munsi abantu bose bajya banyubaha kuko Perezida yansuye. Noneho tekereza iyo Imana ikubwiye ngo ndashaka kuza nkatura iwawe mu mwuka, ibyo mu mwuka nibyo bimenya, abantu bashobora kutabimenya, ariko amadayimoni yose azavuga ngo hari ahantu mujye muhatinya kuko hari umwami wahicaye. Haleluya. Buriya njye numva abantu bavuga ngo urumva ngo abarozi bakakuroga ngo abarozi bakagira, buriya rero mu mwuka ntabwo abarozi bashobora gutera amahembe n'ibindi byose mu rugo Imana yagenzemo. Amadayimoni abwira andi madayimoni akavuga rero muritonde, hari ahantu umwami aturayo. Reka duhere kuri Adamu na Eva. Adamu na Eva buriya nibo bantu babagaho neza, kuko Imana ikimara kurema, mujye mu Itangiriro niho tugiye guhera kugira ngo turebe iby'ubwami bw'Imana. Icyambere Imana yakoze buriya umugambi w'Imana ku muntu. Ubwo noneho uyu munsi ndavuga ku mugambi w'Imana ku muntu muri rusange. Umugambi w'Imana ku muntu, Imana yashakaga ko Adamu na Eva yaremwe mu ishusho yayo, baza ku isi bakahakora ubwami bw'Imana, bakabyara bakororoka, ariko bakabyara abana basa nabo kuko bo basaga n'Imana. Mu yandi magambo Imana igiye kugira abasa nayo benshi hano ku isi. Muranyumva neza? Intego y'Imana yiri yo gutuza isi abantu basa nayo. Haro n'umutangira no kumva aho twica ibintu. N'abakristo benshi batuye isi ntabwo basa n'Imana. Hari ibintu Imana itakora, hari ibintu Imana yanga, iyo bikora ubwo wishe hame ryo mu bwami bw'Imana. Dore uko batubwira Itangiriro igice cya 26, Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha, Imana irababwira ati mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Haleluya. Iyi ni principe y'ubwami bw'Imana. Imana iremye abantu basa nayo, irangije irababwira ngo iyi si ndayibahaye, mwororoke muyuzure, kugira ngo ngire abantu benshi basa nanjye batuye ku isi. Noneho isi n'ijuru bise, sinzi niba murimo kubyumva. Ubundi burya ni nako ibintu bikoze. Wari wicara ku mazi nk'ahantu ku kiyaga ariko giterereye, cyangwa reka mfatire ku byoroshye, ibase y'amazi ukayitereka hasi, noneho ukarebamo. Iyo urebye mu ibase y'amazi ubonamo iki? Ushobora kubonamo ishusho yawe, cyangwa se ukabona ibicu bisa naho byamanutse bikajya mu ibase. Siko bimeze? Ubundi nuko byagombaga kumera. Ijuru ryagombaga kugaragara ku isi, noneho mu ijuru bakaramya Imana, ariko na hano ku isi abamarayika burya hari ibintu abantu bajya bavuga, ntabwo n'inyuma ari byo muvuga sibyo. Ntabwo abantu baremewe kuba mu ijuru, kandi mubyemera mutabyemera n'ubundi ntimuzaba mu ijuru. Kera nkiri umusore maze gukizwa, nari umunyabyaha, ubwo ntimundebe ngo ndabwiriza, nari umunyabyaha, sinigeze mba umusinzi, ariko ngira ngo ejo narabibabwiye sinenda no kubisubiramo. Hanyuma rimwe ndimo gusenga nkabwira Imana, ariko Mana ko nanga kwivuguruza, ko nanga kuba umutindi, kuko mama yajyaga atubwira ati umuntu uvuga ikintu akakivamo akavuga ikindi aba ari umutindi. Niyo mpamvu no kubeshya birangora, ntibijya binkundira.
kuma numva nabaye umutindi noneho mbona ntangiye kuba umutindi buriya abasore basambana n'abagabo n'abandi ntawe ujya asambana n'umukobwa atamubeshye ko amukunda ugomba kubanza ukamubeshya noneho mbona ntangiye kuba umutindi no mu byanteye kwihana nkakizwa n'icyo kirimo nabonaga ntangiye kuba umutindi ariko maze gukizwa nkabona none se ko mbona bagihari n'umutima wabyo nkaho numva ukindimo nari nzi ko iyo umuntu akijijwe ibintu by'ibyaha byose bimushiramo aho simenya ahubwo ko ubutangiye intambara yo kurwana nabyo ntangira rero kwifunga shyiraho amadisipline n'ibiki kuko Imana irambwira ngo ya uri murabikora nabi cyo nkundira Imana uri murabikora nabi reka nkwigisha uko abakiranutsi bagenda ujye ugendera imbere yanjye ukiranuke ni amagambo Imana yabwiye Aburahamu mu gice cya 17 cy'itangiriro ngo ujye ugendera imbere yanjye ukiranuke ndabitekereza ndavuga ntari kuzi ko ari byo Nowa yagendanaga n'Imana agakiranuka Enoki yagendanye n'Imana ntiyongera kuboneka kuko Imana yamwimuye buri ibanga ry'abari abagabo no kugendana n'Imana ngiye kujya ngendana n'Imana noneho ntangira kujya ngenda ntekereza ko Imana indeba ngiye nkunda iteka ryose ndangiriza kuri Yesu kuko niwe mwami wa buriya bwami ariko umuntu umbwira ngo amategeko yavuyeho ndamuseka cyane urinde ngo uvugurize shobuja sha Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda azagira ati azitondere amategeko yanjye ngo kandi umuntu nitondera amategeko yanjye ngo nzamukunda na data azamukunda tuzaza aho ari tugumane nawe bivuga ngo ubwami bw'Imana bukururwa n'umutima wumvira haleluya ntabwo ari umutima uramya ntabwo ari umutima uririmba ni umutima wumvira buryo Yesu yaravuze ngo umuntu na Yesu yarabivuga ati igituma data nkunda nuko nkora ibyo yantegetse igituma data nkunda nuko nkora ibyo akunda igituma data nkunda nuko nkora ibyo yanyeretse gukora obedience kumvira nirwo rufunguzo rw'ubwami bw'Imana nongeye gushima Imana cyane mu gitondo twari hamwe n'abagabo ejo twari hamwe n'abamama mugoroba ejo twari hamwe twese abari bahari n'abaje uyu munsi turashima Imana ndagira ngo nongere mbashimire cyane kunyakira neza n'ubwuzu bwinshi bamwe koko nkuko babivugaga twagiye duhura mu Rwanda cyangwa ahandi ubwo uwo turi buhure namwe agasanga naramwibagiwe ni ubusaza kera iwacu hari umusaza mwarahuraga ngo ati yosha tari yambwiye kuri wo kwandi tariko muze ubushize sinakubwiye ati mujye musubiriramo nimungana nanjye muzamenya impamvu none nanjye impamvu ndatangiye kuzimenya turashima Imana rero umwanya nk'uyu nguyu aba mama mwantumye ejo nabatumikiye uyu munsi ubwo nabatumikiye rwose ibyo mwambwiye byose abagabo nabibabwiye ariko nabo bambwiye ngo ariko ngo ntituzi niba byacu ari warabibabwiye ndavuga ni narabibabwiye buriya ariko abatara bitaciyemo muzaze ejo nimugoroba aya materaniro y'umugoroba ubwo baraza kubibarangira amateraniro ya nimugoroba ejo azaba ari abagabo n'abagore reka nongerereho n'abandi bamwe wenda ubundi bumva batibonamo n'umuhungu ufite fiance ariko akaba yaramaze kubyerekana akaba avuga ngo uyu namaze kumwereka iwacu n'itorero ryarabyemeye nabo bazaze ubwo nabo ubwo byamaze kujya ku murongo hanyuma ab'urubyiruko ntimuzaze tutabarisha umubu mugavuga ngo umuvadisi baravuga ibintu tutazi mwebwe muzigumireyo muzaze mu rubyiruko kuwa gatandatu sibyo urubyiruko ruri kuwa gatandatu namwe rwose azaba ari umwanya wanyu mu gitondo mubaze ibibazo byose uko umuntu akura uko umuntu abona fiance nuko atandukana nawe ntiyahure muzaze mu bibaze amina ndabizi icyo ntabwo iyo wigishije urubyiruko ntuwabwira uburyo umukobwa kubenga ntiwihebe ntuwabwira uburyo umuhungu aguhemukira ntiwiyahure ubwo ntabwo uba wigishije neza kuko baba bashaka kumenya ubigenza ute kandi birumvikana erega burya ikibabaza umuntu nicyo ashaka kumenyera igisubizo si byo se rero inyigisho turimo kwiga murabizi intego ya harvest uyu mwaka
iri mu Befeso ibice bibiri, igice cya mbere nako murongo wa 11 n'uwa 12 aho bavuga ngo kubw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranijwe kera nk'uko Imana yagambiriye ikora byose nk'uko bishaka mu mutima wayo ngo tubaho gushimisha ubwiza bwayo twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Iyo ni intego. Hanyuma intego mu magambo yoroshye ahinnye bavuga ngo umugambi w'Imana ku muntu. Buriya ikintu gikomeye kibaho, nejo narabibabwiye n'ubu reka mbanze mbisubiremo mbere yuko njya mu nyigisho, ni ukubaho utazi icyo ubereyeho, ukabaho gusa ugenda nk'igiti bataye mu mazi kikagenda. Buriya reka mbivugeho ko ibingibi byo bamwe bishobora no kubababaza ariko bikanabahugura. Buriya hari ubuzima bubi bubaho, ubuzima bwitwa ubuhunzi. Buriya niba hari ubuzima bubi bushobora kuba ku muntu, ni ukuba ahantu witwa impunzi. Kandi murabizi kundusha, ikintu kibi cya mbere cyo kwitwa impunzi uri ahantu, jewe sinabubayemo igihe kinini, ariko twamaze amezi 4 mu nkambi. Nta kintu kibi nko kubyuka udafite umugambi urenze uwo munsi, ukabyuka gusa utegereje ko, twarabyukaga mu gitondo tukaba tuzi yuko baduha ibigori n'utuntu tw'udushyimbo batangaga mu nkambi, babitangaga kuwa gatanu. Ugatwara, niba ufite abantu 5 ugatwara iby'abantu 5 bikazabamaza icyo cyumweru utegereje ko ikindi cyumweru kiza ngo bongere babahe izo mpungure n'utwo tugori n'utwo dushyimbo. Nta mushinga ushobora gukora, nta gahunda ushobora gukora, nta vision ushobora kugira, uba wicaye gusa utegereje ko wenda, ukavuga ngo wenda dosiye yanjye izacamo nibwo nzatangira ko, ubundi hasigaye kwirirwa gushakisha ukuntu wabaho ariko udafite intego zirenze. Mfate muri ruriya rubyiruko, ntabwo ashobora kwicara hano ngo yiyumve yabaye nka minisitiri kuko ni impunzi. Ntabwo uzicara hano ngo wibone wabaye meya kuko uri impunzi. Buriya ni ikintu gikomeye cyane, kuko mu mugambi w'Imana harimo yuko umuntu agomba kubaho afite umugambi. Umugambi rero nawe uriya wundi nabira twavuga wenda byo kubona ibyangombwa ukajya he, uriya nta mugambi urimo, kuko we nta n'icyemezo ushobora kubifataho, nta n'icyo ushobora gukora ngo ubigereho. Ubu uraho gusa utegereje ko undi muntu azagufatira icyemezo. Niyo mpamvu uriya mvuga ko isi itagira impuhwe. Isi nta mpuhwe igira. Ibyo byo utabyemera nuko atitegereza. Isi ntigira impuhwe. Kuko muri ibi bintu tuvuga by'ubuhunzi, aho mberekera ko isi itagira impuhwe, ifata umugabo ikamujyana muri Amerika igasiga umugore n'abana hano, akicara ngo ategereje ko umuntu utanamuza azafata icyemezo ngo akamu, kandi ubwo hagati aho nguwo arimo aracishaho abandi benshi, wa wundi ugomba gusanga umugabo cyangwa ugomba gusanga umugore nta mpuhwe isi igira. Ubundi isi igira impuhwe, nta muntu wajya amara imyaka mu nkambi, yagira aho abarizwa agatangira kare mu buzima bwe afata icyerekezo. Biri no mpamvu bintera kubasengera cyane, kuko nyuma mbona hari ibintu bitari ubuzima, ariko nyine ukabyihanganira kuko Uwiteka ariho. Ariko ndamya ko mubyumva kundusha, kuko ngewe mba mbitekereza nishyize mu mwanya wanyu, ariko mwari n'ibindi muzi birenze ibyo ngewe nshobora no gutekereza. Ariko icyo turimo kwiga ni ukubaho mu mugambi. Kubaho utagira umugambi nicyo gihano kibi ushobora guha umuntu. Ukabaho gusa utegereje yuko udashobora kuvuga ngo ejo reka mpange ubuzima bwanjye, ejo nzaba nageze kuri iki, mpave ngere kuri iki, mpave nge kuri iki. Kuko iyo utangiye gupanga gutyo, ibindi byose ubwo ugomba kubihagarika. Twebwe rero mu mugambi w'Imana, icyo nkundira Imana nuko niyo bimeze bityo irakomeza ikagupangira. Ikakomeza ikagupangira, ukicara hano irimo kugupangira, ukaryama utahinze ngo usarure ariko ikakugaburira, ukambara utagiye gukora ikakwambika. Kuko buriya mu mugambi Imana yo ihora ifitiye umuntu umugambi. Niyo wowe imigambi yawe abantu bayica, iyi Imana ntipfa. Haleluya. Gusa huri
kugira ngo ubeho neza ugomba kwibuka iryo jambo ngo hari ikintu kimwe nzi, Uwiteka mfitiye umugambi. Kandi umugambi w'Imana niyo watinda, Imana yabwiye Habakuki ngo ubyandike ngo niyo byatinda ntibizahera. Umugambi w'Imana ntujya uhera kuko iratinda ikabisohoza. Burya n'ibyo abantu bakora bikaba bibi kuri wowe, Imana irabifata mu bibi by'abantu bakoze ikakuvaniramo ibyiza. Niyo itakuvaniyemo ibyiza wowe uba ikiraro cy'ibyiza ku bandi. Ibyo muzabyumva kera. Reka dusubire muri ya magambo twasomye ejo mu Befeso ibice 2. Turi mu mugambi w'Imana ku muntu, niyo ntego. Paulo, ndagaruka kuri ya magambo aho Paulo yasengeraga Ababefeso, arabasengera ku murongo igice cya mbere umurongo wa 16. Aravuga ngo mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu gihe kizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose bishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo riba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Umugambi w'Imana ku muntu. Buriya ubundi kugira ngo wumve umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni ukubanza ukabona umugambi w'Imana mu buryo bwagutse bugari, ukagira icyo bita big picture mu Cyongereza, ukabona mu buryo bwagutse, noneho ukabona aho wowe uri. Iyo abantu bagiye gukina, wenda abari bubyumve n'abigeze bakina imipira n'ibindi, buri mukinnyi abaza aho akina. Kubera iki? Kuko bazi uko umukino ugenda. Hari imikino imwe n'imwe ureba ikakuyobera. Sinzi niba muri mwe hari abajya babona Abanyamerika bakina ibintu bita baseball. Baseball bakubita akantu k'agapira bakiruka, ukibaza se bariya bariruka bajya he bagana hehe? Ariko bo ababikina barabyumva, babaza aho buri muntu ari buze guhagara n'icyaha akora. Amen. No mu bwami bw'Imana niko bimeze. Wenda afashe n'umukino w'umupira kuko ari wo bamwe bamenyereye cyane cyane abagabo, hari abakina mwiza, hari ukina mu izamu, hari abakina mu wa kabiri, hari ababa bari hagati mu wa gatatu, hari ababa bari imbere batsinda ibitego, uretse ko n'abandi bashobora kuza bagatsinda, ariko buri muntu abaza aho akina, ukinisha indyo akina iburyo, ukinisha ibumoso agakina ibumoso. Siko bimeze. Kandi ubatoza akamenya aho ashyira buri mukinnyi akurikije uko azi impano ye imeze. Haleluya. Aha rero mutangiye kubyumva no mu bwami bw'Imana niko bimeze. Ariko nagira ngo manze mwumve iki ngiki. Hano Paulo yarasenze aravuga ngo hari ikintu ushaka ko musobanukirwa. Ibi byose mubona bigenda, ibi byose mubona biriho, twebwe ndashaka ngo ndasenga ngo Imana ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa ngo muyimenye. Kuko ikintu cyitwa kumenya Imana, kumenya Imana, buriya mubyemera mutabyemera, abakristo benshi nta Mana bazi. Ntayo bazi, barayizi. Nkuko nzi abantu b'ibihangange ba kera nk'aba Napoleon, nk'aba Churchill ntigeze mbona, nk'abami bakomeye iwacu mu Rwanda, ba Rwabugiri, bande, turabazi, turanabavuga. Umuntu yewe kuko navukiye mu Rwanda ni naho nize, umbajije uti umwami witwa Rwabugiri uramuzi, nakubwira nuko nyina yarongowe, nakubwira nuko n'intambara zabayeho kugira ngo arongorwe, nakubwira n'amayeri bakoresheje ngo arongorwe, nakubwira n'uwo mwana uko yavutse, nakubwira nuko yarezwe, nakubwira nuko yakuze, nakubwira uko yabaye umwami, nakubwira n'intambara zose yarwanye, izo muri Uganda, izo muri Kongo, n'izahehe, byose nkabikubwira. Uko amaze uti ubundi Rwabugiri mwigeze mumenyana?
Oya, nabisomye mu gitabo. Si byose nabisomye mu gitabo. Hari abantu rero bazi Imana kuko babisomye mu gitabo. Buriya n'ikibazo kinini tugira, ubona abantu bajya impaka, birirwa bajya impaka. Buriya abantu b'urubyiruko cyane cyane muri no minsi bafite ikibazo, ariko ndagira ngo nimusobanukirwe iby'ubwami bw'Imana, hari ibizakosoreka mu nyigisho zimwe zitari zo abantu bigishijwe. Kuko iyo usobanukiwe inyigisho z'ubwami bw'Imana, hari ikintu kimwe wumva, icy'ingenzi ni ukumenya Imana. Kandi iyo wamenye Imana ukamenya ubwami bw'Imana, bikuraho ibindi byose. Ndaje ndabibasobanurira uyu munsi murabyumva. N'ejo tuzongera tubisubiremo, nako ejo bundi tuzongera tubisubiremo, kuko ejo ngira ngo nibwo dufite amakouple nimugoroba. Ubwo n'ejo bundi inyigisho y'ubwami bw'Imana nicyo kintu kizadufasha kumva neza abo turi bo n'umugambi w'Imana kuri twe. Haleluya. Kubera yuko kugira ngo umenye umugambi w'Imana ku buzima bwawe, nuko wanze ukumva iby'Imana yari igambiriye ire mu muntu ku isi. Haleluya. Ndagira ngo rero uyu munsi tuze kugerageza kubisubiramo, tunabihuze n'iby'Imana igambiriye ku gihe kiri imbere, ariko tunabihuze n'ubuzima bwacu bw'uyu munsi. Kuko ejo twabonye amagambo Paulo yavuze, imigisha 7 y'abantu b'Imana muri Kristo Yesu. Atangira avuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Arabanza aravuga ngo iyi migisha yose y'umwuka yo mu ijuru irabanza igatwikira ahacu hahise. Kubera iki? Kubera ko twatangiye nabi. Kuva Adamu na Eva bakoze ibyaha, twese twavukiye hanze ya Edeni. Twavukiye hanze y'ubwami bw'Imana. Yewe n'abavukiye mu ngo z'abakristo, hari abavukiye mu ngo z'abakristo ariko batavukiye mu bwami bw'Imana. Sibyo? Ukaba uri umukristo ariko ibintu by'ubwami bw'Imana utabyumva, utabisobanukiwe. Kubera iki? Ubundi ndaza kubigarukaho kandi nzagenda bigarukaho kenshi. Ubundi burya umwami atandukanye na perezida. Mwari mubizi? Umwami inzego zose z'ubutegetsi ziba zibumbiye muri we. Umwami aba ari executive, mbese niwe guverinoma. Na guverinoma ashobora kuyivanaho yose agasigaraho wenyine. Kababwira ati ubundi iyi guverinoma niyo kugira gute, jewe ndi umwami kandi nta utera muhane. Siko bimeze? Umwami aba ari executive, akavuga ati jewe guverinoma nayikuyeho, ni jewe usigaraho jenyine. Burya niho bitandukaniye n'ubu perezida. Ubu perezida bugira amategeko abugenga. Bakamubwira toya, ntabwo wowe ushobora kwifata ngo ukureho guverinoma, ngo ukureho n'abadepite, kureho na izindi nzego zose ngo usigare wenyine. Ariko umwami we yarabyemerewe kuzikuraho. Kuko no muri Bibiliya barabitwereka neza, bakatubwira ngo Imana ikora nk'umwami. Reka mbasomera amagambo aba muri Yesaya igice cya 33 umurongo wa 22 ubafasha kubyumva. Aravuga ngo kuko Uwiteka, iryo ni izina ry'Imana, sibyo? Kuko Uwiteka ari we mucamanza wacu. Uwiteka ni utanga amategeko. Uwiteka niwe mwami wacu azadukiza. Murabona za nzego zose ubundi ziba muri guverinoma mu mareta, we arazikusanije zose azishyiramo. Aravuga ngo Uwiteka niwe judiciary, niwe mucamanza wacu. Uwiteka niwe legislative, niwe parlement na sena, niwe ushyiraho amategeko. Kandi akarihindukira akaba na executive akaba umwami. Byose uko ari bitatu. Uko niko abami bakora. Niyo mpamvu rero buriya iyo numvise umuntu atangiye kuvuga ngo Bibiliya ngo yari kwiye gusubirwamo, ngo tukayandika ngo mu buryo bugezweho, cyangwa ukumva ngo hari ibintu twahishuriwe ngo burya Bibiliya ntisobanutse neza, ndavuga nturitonde. Uyu mwami wacu niwe executive, niwe mucamanza kandi niwe ushyiraho amategeko. Ubwo yashyizeho amategeko, umwami ntajya kosorwa, umwami ntajya avuguruzwa. Haleluya.
iki rero ni ikintu gikomeye cyane twe tugomba kumva, bikadufasha noneho kwinjira mu mitekerereze y'ubwami bw'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo winjiye mu mitekerereze y'ubwami bw'Imana, Imana ihinduka umutware wa byose. Niyo mpamvu niyo waba uriho mu buzima bumeze bute, ikindi kintu cyiza ku bintu byo mu bwami, umwami burya aho atandukanira na perezida. Iyo abaturage b'umwami babayeho nabi biramusuzuguza. Niyo mpamvu ubundi mu gihugu cy'umwami gifite umwami agomba gukora uko ashoboye abaturage be bakabaho neza. Kuko iyo abaturage b'umwami, iyo rubanda rw'umwami rubayeho nabi, bisuzuguza uwo mwami. Ariko perezida ahubwo ashobora no kubarya, ashobora gufata abaturage akabarya, kuko avuga ati manda yanjye nirangira n'ubundi bazatora undi, reka sije mbariye. Ariko umwami kuko wagumaho, ntabwo umwami asimburwa, agumaho. Abo umwami akazasimburwa n'undi mwami ari uko apfuye. Ntawe umubwira ngo manda yawe yarangiye ngo vaho, kuko ni umwami. Niyo mpamvu agomba kwita ku baturage be, kuko nta manda agira. Haleluya. Iyo rero utangiye gutekereza gutyo, utangira kumva bimwe mu bintu by'amahame y'ubwami bw'Imana. Ukavuga ngo iby'Imana yavuze tugomba kubyumvira nk'uko yabivuze. Hari igihe njya numva abanyamadini bicaye bakavuga ngo twebwe ngo twasanze ngo dushobora gusezeranya umugabo warongoye undi mugabo ngo kuko ngo niho isi igeze. Icyo gihe iyo uvuguruje guverinoma uhagarariye, ubundi ubwo uba wavuyeho. Rero hari abantu benshi bavuyeho mu ijuru nubwo bakiyobora ku isi. Ambasaderi uhagarariye igihugu, nk'ubu tuvuge wenda ambasaderi wa Kenya yicaye muri Kongo, hari igihe mu minsi ishize bari bafitanye udukimbirane hagati ya Kisekedi na Ruto, ngo sinzi abanyekongo ngo bakoreye inama hano, ati turavuga ati ariko ibyo abanyekongo n'ibindi bagiye ndi muri Kenya. Ariko nka ambasaderi wa Kenya aramutse yicaye Kinshasa akavuga ati biriya perezida yavuze sinemeranya nawe, ubwo uwo munsi bwira bamuhamagaye bakamubwira toke, ubwo utakivuga rumwe natwe taha cyangwa ureba ahandi ujya, manda yawe yarangiye. Noneho nimutekereza abantu bitwa abakristo bari mu bwami bw'Imana, Imana yarangije kudiritinga ikavuga tuyisoho mu bwatsi bwacu kuko ntagenda nkuko navuze. Uyu nguyu warimo arigisha ibintu ngo yabonye. Rero abantu bafite ibyago bikomeye ni abantu dufite ibipapuro. Biriya bipapuro twita doctora na masters, cyane cyane muri theology. Abo bizabuza ijuru ni benshi. Kuko uragenda ugafata igipapuro, ugafata Bibiliya ukayisesengura, ukavuga ngo ariko ngo hano ngo ndumva ngo Imana igomba ko ngo sibi yashakaga kuvuga, ngo hari ukundi jewe mbyumva. Fine, ni wari ukundi byumva, ubwo ntukiri mu bwami bw'Imana. Kuba ufite ibipapuro ntibikuraho ko Imana ari umwami. Niba ubyumva ukundi mutabyumva kimwe, ubwo barangije kukwirukana mu ijuru, wenda ukomeze ugende ku isi kuko Imana ni iy'imbabazi, ariko mu ijuru you are not there, nturimo. Tugomba kugenda nk'uko ubwami bw'Imana buvuga. Na biriya twari turimo kwiga mu gitondo, nibyo twize ejo mu badamu bijyanye n'ingo, ingo nazo ziri muri kingdom. Iby'Imana yavuze ku mugabo, ibyo yavuze ku mugore nibyo bigomba kubahirizwa kuruta ibyo basogokuruza bavuze, kuko ntabwo basogokuru basimbura Imana mu isi yayo. Turabyemeranya? Buriya mahame y'ubwami bw'Imana. Dutaha hari umusore umwe yambajije ati ariko ati biriya bintu wavuze by'icyacumi, bishop yari yambajije hano ati buriya ati cyacumi ati nitegeko, ati ni mwebwe hari ibintu mutumvise. Mu gihugu habaho amategeko, habaho n'amabwiriza, habaho n'amahame, kandi byose birubahirizwa. Wabyita itegeko, wabyita ihame, wabyita iki, iyo byanditse mu gitabo cy'umwami urabyubahiriza kuko biranditse. Ugenda uzana umuki w'ibuki aguhema diplome, niba byanditse muri iki gitabo jewe ibyo birabikemuye, birabirangije. Ntabwo umuzungu w'umunyamerika, ntabwo umuzungu w'umunyaburayi, ntabwo umukoreya, ntabwo umuyapani, ntabwo azakosora iki gitabo ngo akivugishe ibindi, kuko turi muri kingdom, turi mu bwami bw'Imana.
iby'Imana yavuze, kandi yararangije ishyiraho kashe iravuga ngo ibyanditse muri iki gitabo ntihazagira icyo yongeraho, ntihazagira n'ugira icyo akuraho. Ubwo rero bamwe aratangira kubwira ngo noneho ngo reka dusubire inyuma ngo tujye twubahiriza bimwe bya kera. Nkabwira nto ya hariho ibyo y'ubwayo yivaniyeho, kuko amendments zikorwa n'umwami. Wenda ngaruke kuri icyo ngicyo bari bavuze cy'Icyacumi, amendments y'ibitambo Yesu yayikuyeho, ariko Icyacumi aragishimangira. Umuntu akavuga ngo ariko ngo twebwe ngo ntitubyemera. Urinde ngo uvuguruze shobuja. Umwami yaravuze ngo ibyo mwagombaga kubikora na biriya mutabiretse. Urinde ngo umuvuguruze. Ngo ni itegeko se? Fine, wenda ubyita itegeko, wenda ubyita ibwiriza, icyifuzo cy'umwami gihinduka itegeko. Hello. Kandi ibyo biba bibirangije kuko turi mu bwami bw'Imana. Iki kintu kubanza ukacyumva neza nicyo gituma ugenda neza nk'umukristo. Buriya umugambi w'Imana kuri twe uri muri uwo murongo w'ubwami bw'Imana. Nakunze ari amagambo pastor yasomye, aravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose bizaza ari inyongera. Sivyo? Mubanze mushake ubwami mu yandi magambo, mubanze mwinjire mu bwami bw'Imana, mubanze mwibone nk'abantu bo mu bwami bw'Imana, mubanze mwibone ibindi byose, icyo uzaba cyo, ikizagutunga, aho uzaba n'ibindi byose bizaza ari inyongera. Ariko winjiye mu bwami bw'Imana, kuko kwinjira mu bwami bw'Imana nibyo bizagena uko ubuzima bwawe buzagenda, nibyo bizagena uko urugo rwawe ruzagenda, niko bizagena uburyo ukora akazi, niko bizagena. Yewe ngiye nyabwira abantu n'uburyo ntwara imodoka mu muhanda, nyitwara nk'umuturage wo mu bwami bw'Imana. Haleluya. Kuko inahangaha bagira umuco wo kubyigana, kabyigana gahatana. Imana ikavuga ngo ariko ntimukabyigane se n'ingari. Kera najyaga ntwara imodoka nkagenda ntuka abantu batwara imodoka, ndibira umushinzi batamukamwiriza ariko ntukagenda utukana. Wari ubonye ko yarangonze, ariko bukeye ndicara ndavuga ngo bamugani kugenda ntuka abantu mu muhanda. Gezaho ndavuga ntuzi ikintu, ngiye kujya ndeka abashenzi ne kubita abashinzi, nantwarira nabi nzajya ngabanya akariro mubwire ntitugende. Uretse ko iwacu i Kigali nyine bifite n'ukuntu biba birimo na gahunda n'umurongo, bitangiye kubyigana ushobora no kubihanirwa. Wa polisi baba bahagaze ku muhanda, iyo babonye urimo kugenda ucangacanganya, uri hepfo araguhagarika ngo ati biriya urimo nibiki, uragenda uva iburyo ujya ibumoso, uva ibumoso ujya iburyo, biri urimo niki, ushaka guteza accident mu gihugu. Ariko nagezeho ndavuga ntiba rero bagenda ntibibabuza gutwara baryo, kuko abapolisi ntibaba hose. Ariko hari ikintu kimwe nahishuriwe, nubwo abapolisi batari hose ariko amaso y'Imana yari hose. Niba bashyizeho itegeko ngo hano uratwarira muri 60, ngendera muri 60. Ningera imbere nkasanga bashyizeho 80, nongere kujya muri 80. Ningera imbere nkasanga bagurutse muri 60, unyigumemo. Uretse ko iwacu bo baranabikemuye, bashyizeho amakamera, niyo birengeje kamera iragufata ikakoherereza cya kubona ukabona muri telefone yawe hajemo fagitire 25,000 bikirenga. Umugabo umwe yavuye muri Amerika akandagira imodoka, aramanuka aragenda agera mu Mutara, amaze kubona fagitire 5 agiye kureba asanga 150 byamaze kwiyandika muri telefone. Kuko arimo arihuta, kamera igenda imwandikira, yagera hirya indi kamwandikira, yagera hirya indi kamwandikira, agera yamaze gukubita 150 by'ibihano, akaba yasubira muri gahunda. Aho rero kugenda mbyigana na kamera, ntongana nayo, genda reba icyapa, kuko ndi umuturage wo mu bwami bw'Imana. Kandi mu bwami bw'Imana barambwira ngo abo kubahwa mu bubahe. So niba bateyeho icyapa, ubwo bambwiye ngo hano twashyize itegeko, ndaryubaha, ko ndi umuturage wo mu bwami bw'Imana. Murumva uko bikora ibintu byose. Niyo mpamvu buriya Bibiliya iratubwira ngo iyo uri umuturage wo mu bwami bw'Imana ntubu gitwarwa n'amategeko. Ntabwo nkeneye amategeko ngo nitware neza. Oya, amategeko ngo yashyiriyeho abanyabyaha, abakubita abantu, abakubita ababyeyi babo, abagabo bakubita abagore, abajura, abagurisha abandi. Abo nibo amategeko yashyiriweho kuko bagomba kubahana. Naho jewe umutima wanjye umbera itegeko. Burya n'icyo abantu batarumva neza, iyo bavuga ngo twe tugendera mu buntu bw'Imana,
ntabwo ubuntu bw'Imana bukuraho amategeko. Nibyo Yesu yavuga ngo sinaje gukuraho amategeko ahubwo naje kuyasohoza. Bivuga ngo naje kubaha ubushobozi bwo kugenda mutagombera kubaririza amategeko. Hoya si ngombwa ko ngenda mbaririza ku muhanda ngo abapolisi bari. Niba bateyeho icyapa ndacyubahiriza, ntagombye kureba ko hari umupolisi uri bumfate. Kuko abantu benshi bagenda mu muhanda, yabona arenze ku cyapa, yabona nta mupolisi uhari, akongera speed kiri muri 60 bagashyira mu 100, akongera kumanura uko bamubwiye ngo imbere hari umupolisi. Ntabwo bawuherije amategeko. Ariko ndabizi ngo benshi muravuga ati ariko no mugabo arakabye ko harimo gushyiramo amategeko menshi. Umuturage wo mu bwami bw'Imana ni umuntu ugira gahunda. Umuturage wo mu bwami bw'Imana ni umuntu ugira umurongo. Umuturage wo mu bwami bw'Imana ni umuntu ugira umurava, akagira umwete, kuko ni umuturage w'ubwami bw'Imana. Hari ibyo adakora. Ni iki kimubuza kubikora? Ndaje nkibabwire. Tugaruke noneho mu itangiriro ko tugiye kwiga amahame y'ubwami bw'Imana. Buriya ihame rya mbere ry'ubwami bw'Imana ni ukumenya Imana. Sibyo? Kuko Imana niyo mwami. Imana niyo mwami. Mu itangiriro Bibiliya itangira tubwira ngo mbere na mbere Imana. Point. Aho ni naho ugiye wishyira akadomo. Ibyakurikiyeho byose nibyo yagiye ikora. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ni ukuvuga ngo iyi si turimo niyo igena imigambi yose, niyo igena ibintu byose uko bigenda, kuko mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ibindi bikurikiraho byose biza bikurikira mbere na mbere Imana. Umugambi wa mbere w'Imana ku muntu ni ukubana nawe, kubana nawe, kubana n'Imana. Kandi buriya ni mu byumva neza muraza kumva yuko iri hame niryo ritegeka hasigaye yose. Muranyumva neza? Iri hame ryo kubana n'Imana, presence of God, the practice of the presence of God, ihame ryo kubana n'Imana niryo rikomeza ndi yose akurikiyeho. Biriya nababwiraga byose, ubwo Imana indeba hari ibyo ntazakora. Reka wenda mpere kuri icyo ngicyo cyo ku muhanda, kuko ari cyo nari natanzeho urugero. Kera nkiri muto, ubu ndashaje, nize ubwenge, ngabanya umuriro, natwaraga imodoka nk'uwasaze. N'abantu twakoranye kera barabizi, nkiri mu myaka 30 na 40, natwaraga imodoka nk'uri muri rari. Noneho umunsi umwe mfata imodoka, twari dufite imodoka y'akazi yarandi kuruza ndende, hari zo mu Rwanda bita ngo ni Surambaye. Surambaye rero buriya ifite ukuntu ari imodoka nziza. Surambaye igira moteri nini ifite power. Iyo ukandagiye Surambaye uri ahantu haterereye, ushobora gufata mu 140 ntunabyumve ko urimo kugendera mu 140. Icyo gihe bari bataratera ibyapa n'amakamera ku muhanda. Ndamanutse ngiye iwacu mu Mutara, nakubisemo umugore n'abana, turuzuye, bicaye inyuma, umugore anyicaye iruhande, nkubise mu 140. Ndagenda muri parike ngiye kumva numva ijwi ry'Imana. Yari Imana ivuga ukayumva. Numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ariko ubu uragenda mu 140 ugiye hehe? Utabaye nde? Utabaye iki? Aha ko ari muri parike, ubu hagize inyamaswa isimbuka ugafurena ukarenga umuhanda, wambwira ko wari uvuye hehe? Wambwira ko uyu muryango wose wawushyize mu kaga, uri mu biki? Mpita manura ntawe ubimbwirije, mbwira Imana ngo guhera uyu munsi ntabwo speed yanjye izongera kurenga 100. Ariko ni 100 n'urwuryo uruva ryari, ariko ryo wumva riciriritse. Nige wihereye Imana isezerano, ndabwira ngo guhera uyu munsi ntabwo nzongera gutwara imodoka ndengeje kilometero 100 ku isaha. Kandi bari batarashyiraho ayo makamera n'ibindi. Aho bashyiriyeho amakamera, kamera nanjye zijya zimfata iyo narangaye, kuko niba bayishyize muri 60 ukanyura ugendera muri 65 irakurya tu. Ariko ubwo mba narangaye, kuko ubundi niyo utayihashyira nagenda numvira icyapa, kuko hari icyo nasezeranije Imana ko ndi umuturage wo mu bwami bw'Imana. Imana niyo my controller. Ntabwo amategeko yanditse cyangwa n'ibindi ariyo antegeka kumvira. Uya sinkitwarwa n'amategeko, ntwarwa n'umwami untegeka. Iyo wacyumvise
ubuzima buroroha cyane. Reka duhere kuri Adamu na Eva. Adamu na Eva buriya nibo bantu babagaho neza, kuko Imana ikimara kurema, mujye mu Itangiriro niho tugiye guhera kugira ngo turebe iby'ubwami bw'Imana. Icyambere Imana yakoze buriya umugambi w'Imana ku muntu. Ubwo noneho uyu munsi ndavuga ku mugambi w'Imana ku muntu muri rusange. Umugambi w'Imana ku muntu, Imana yashakaga ko Adamu na Eva yaremwe mu ishusho yayo, baza ku isi bakahakora ubwami bw'Imana, bakabyara bakororoka, ariko bakabyara abana basa nabo kuko bo basaga n'Imana. Mu yandi magambo, Imana igiye kugira abasa nayo benshi hano ku isi. Muranyumva neza? Intego y'Imana yiri yo gutuza isi abantu basa nayo. Haro n'umutangira no kumva aho twica ibintu. N'abakristo benshi batuye isi ntabwo basa n'Imana. Hari ibintu Imana itakora, hari ibintu Imana yanga. Iyo ubikora ubwo wishe hame ryo mu bwami bw'Imana. Dore uko batubwira Itangiriro igice cya 26. Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana iri mu muntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha, Imana iravuga ati mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Haleluya. Iyi ni principe y'ubwami bw'Imana. Imana iremye abantu basa nayo, irangije irababwira ngo iyi si ndayibahaye, mwororoke muyuzure, kugira ngo ngire abantu benshi basa nanjye batuye ku isi. Noneho isi n'ijuru bise. Sinzi niba murimo kubyumva. Ubundi burya ni nako ibintu bikoze. Wari wicara ku mazi nk'ahantu ku kiyaga ariko giterereye, cyangwa reka mfatire ku byoroshye, ibase y'amazi ukayitereka hasi, noneho ukarebamo. Iyo urebye mu ibase y'amazi ubonamo iki? Ushobora kubonamo ishusho yawe, cyangwa se ukabona ibicu bisa naho byamanutse bikajya mu ibase. Siko bimeze? Ubundi nuko byagombaga kumera. Ijuru ryagombaga kugaragara ku isi, noneho mu ijuru bakaramya Imana, ariko na hano ku isi abamarayika burya hari ibintu abantu bajya bavuga, nkavuga n'inyamara ibyo muvuga sibyo. Ntabwo abantu baremewe kuba mu ijuru, kandi mubyemera mutabyemera n'ubundi ntimuzaba mu ijuru. Ngaho ubwo mugiye kuba mutu n'umugabo azanye theology itariyo. Nimufate igitabo cy'ibyahishuwe kuko niho Bibiliya irangirira. Mbona Yerusalemu imanuka, sinyibona isubirayo. Bakatubwira ngo Imana yaremye isi nshya kuko yitwara yanduje twarayononye. Iravuga ngo iyi ndayizinga nk'ibipapuro nyijugunye nkora indi isi nshya, ariko nindangiza nturane nawo. Donc bya bindi yari igambiriye mu gihe cya Adamu na Eva izabikora. N'ubundi imigambi y'Imana ntabwo ishobora kurogowa, izabikora. Ireme isi nshya izituraneho n'abantu. Uko yajyaga igendera Adamu na Eva igitugenderera. Uko Adamu na Eva bagombaga kubaho aba ariko tubaho. Nabyo kumbwira ngo muzaza mukajya, ubundi mwaguye muva mu ijuru ko mwaguye ku isi. Adamu na Eva baguye ku isi niho baguye, ntabwo baguye bava hejuru. Icyo Yesu yaje gukora ni ugusubiza isi mu murongo w'iby'Imana yari yaragambiriye. Ariko ibi niba mushaka kubisoma muze kureba mu byahishuwe, njya mbwira abantu tujya tubijya impaka, kandi ariko pastor ubwo izo nyigisho si ubuyobe. Nkabwira ntoya ni biblique, kuko Imana iravuga ngo ndarema isi nshya n'ijuru rishya. Hanyuma Yohana aravuga ngo nuko mbona Yerusalemu imanuka, ngo numva ijwi rivuga ngo dore Imana, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, ngo izaba Imana yabo nabo ubwoko bwayo. Rero bivuga ngo ubu twebwe turategurirwa guturana kwimana na Kristo. Ni nako bavuga ngo tuzimana nawe, bivuga ngo tuzongera tuba abami, kuko ubundi buri Adamu na Eva bagombaga gutura isi, kandi ntibabyara abagaragu n'abaja, bakabyara abana basa n'Imana, bose bakabibikoma ngoma. Ahubwo ubwami bw'Imana bwo bari bunatangaje. Ubundi ku isi haba umwami, abamukomokaho bakabibikoma ngoma, abandi basigaye bose bakaba abagaragu b'umwami.
ariko Imana ikavuga ngo yagiye si uko mbishaka, ndashaka ko mwese muba abami. Niyo mpamvu Yesu bamwita umwami w'abami. Ni umwami wacu, ariko akavuga ngo namwe muzimana nawe, muzaba abami ku ngoma ya Kristo. Murabyumva neza? Haleluya. Icyo rero kibyara ibintu byose ubundi twagombye gutekereza. Iyo ubaye umwami nanjye nkaba umwami, turubahana. Siko bimeze? Kandi umugore wanjye nawe niba ari umwamikazi, ubwo nitubana mu rugo tuzubahana. Umuvandimwe wanjye kuko mubona nawe ni umwami muri Kristo, ubwo turubahana. Bibyara kubahana kuko tuzi ngo twese dufite agaciro kangana mu bwami bw'Imana. Haleluya. Ariko iki kugira ngo abantu bazacyumve bakigenderemo bisaba, niyo mpamvu burya Yesu atangira kwigisha yaje avuga ngo mwihane. Repent. Burya repent, mwihane, ntabwo bivuga kureka gusinda. Ntabwo bivuga kureka gusambana. Ahubwo ni ukuvuga ngo nimuhindure imitekerereze, nimuhindure imyumvire. Kuko burya n'umuntu ujya kureka inzoga aba yahinduye imyumvire ku nzoga. Ujya kureka gusambana aba yahinduye imyumvire ku busambanyi. Akavuga ati ibi bintu ndimo birampombye. Ibi bintu ndimo ntacyo bimaze. Iyo uhinduye imyumvire ubivamo. Iyo utahinduye imyumvire ushobora kugira umutima ugucira urubanza ukatubeshya ngo wabiretse. Nk'umujura wafashe. Umujura wese iyo wamufashe arihana. Ati nimumbabarire sinzongera kwiba. Ariko birya biba ari amatakira ngo wamurekura gatoya wagera imbere ugasanga arongeye aribye, kuko ntabwo yari yahindutse, ntabwo yari yumvise yuko ibyo akora ari bibi, ahubwo gusa bikoze kubera yuko bagiye kumukubita. Ariko Yesu atangira kwigisha avuga ngo repent, mu yandi magambo nimuhindure imyumvire kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Haleluya. Adamu na Eva rero babaga muri Edeni. Ikintu Imana yakoraga ngo buri mugoroba bumvaga imirindi y'Imana mu mafu ya nimugoroba Imana ije kubasura. Bivuga ngo presence y'Imana, ubwiza bw'Imana bwaturanaga nabo. Haleluya. Ariko murimo murabyumva, murumva icyo bishaka kuvuga ku buzima bwacu. Ubundi twe dusubiye muri buriya buzima bw'ubwami bw'Imana, buri mugoroba Imana yagombye kugaragara iwacu. Amen. Mukicara umugabo n'umugore n'abana, hanyuma Imana ikabagenderera, mukayiririmbira. Kuki muririmbira Imana mu rusengero, iwanyu mu rugo ntiyumva amajwi yanyu? Ukuntu muririmba neza hano, Imana ishobora kuba igivuga ati ariko ukuntu muririmba neza mu rusengero, niba mwabyimuraga mukabijyana n'imuhira, akaba ariho tuzajya duhurira. Byakundara? Aba mama byakunda? Imana mukajya muhurira iwanyu mu rugo. Abagabo byakunda? Kuko umugambi w'Imana nuko iturana natwe. Nicyo kintu ibindi byose niho bikomoka. Hari abantu bakubwira ngo umugambi w'Imana ngo nuko turi iki ngiki, umugambi w'Imana nuko dukora ibi, nabyo tuzabigeraho. Ariko umugambi wa mbere w'Imana ni ukubana natwe. Kandi ni mu bitekereza neza, kubana natwe ni nawo mugisha usumba indi migisha yose. Uza ariko buri ukuntu nyambwira abantu iwacu, ngira ngo Kigali ho babyumva neza kuruta uko nabivuga hano. Ko ntabwo nibwira ko ruto yaza gusura umuntu w'impunzi, ntabwo uri umuturage we. Ngira ngo no muhaye amajwi nturimo. Mwebwe mwaratoye? Tuzi ubwo yabaze kugusurira iki utaramuhaye nijwe. Ariko nk'iwacu nyambwira abantu nimutekereze, Perezida Kagame yaje kwa Rutayisire. Akaza na za modoka zimuherekeza ku buryo wamenye ko ari we wahaje. Akaza agaparika ku irembo ry'iwanjye, ubwo automatic mu muhanda wahita bawufunga. Bagatangira kubaza ngo ariko ko bafunze umuhanda habaye iki? Bati Perezida yasuye Rutayisire. Ndakubwira niyo yahanyura rimwe gusa akampepera akigendera, guhera uwo munsi abantu bose bajya banyubaha kuko Perezida yansuye. Noneho tekereza, iyo Imana ikubwiye ngo ndashaka kuza nkatura iwawe mu mwuka, ibyo mu mwuka nibyo bimenya. Abantu bashobora kutabimenya, ariko amadayimoni yose azavuga ngo hari ahantu mujye muhatinya kuko hari umwami wahicaye. Haleluya. Buriya njye numva abantu bavuga ngo urumva ngo abarozi bakakuroga, ngo abarozi bakagira. Buriya rero mu mwuka ntabwo abarozi bashobora gutera amahembe n'ibindi byose mu rugo Imana yagenzemo. Amadayimoni abwira andi madayimoni akavuga ati rero muritonde, hari ahantu umwami aturayo.
bariya abantu umwami arabagenderera buri munsi, bariya barashinganye. Kandi nimureba muri Bibiliya niko bimeze. Hari igihe Baramu yajyanye na Baraki aramubwira ati ngwino ujye kumvumira buriya bwoko. Ubwo nuko nsimbutse ariko ntangiriye hagati. Baragenda ngo bahagarara ahantu babitegeye, arabareba. Baramu arabitegereza ngo yari umucunnyi, yari kugira ngo muri no minsi yaba ari umunyamahembe cyangwa ari umurangi cyangwa n'abandi baterereza ibintu by'imyuka. Araza arahagarara arabareba, aramubwira turabizi Baraki, bariya abantu ntushobora kubavuma, barashinganye. Kuko Imana iri hagati muri bo niyo ibatwaye. Ni inyamaboko, ifite amaboko nk'ay'imbogo. Ubwo irimo hariya ntubigerageze, kuko nutera umuvumo urakugarukira. Nubigerageza urapfa, kuko we mu mwuka yarabirebaga akabibona ko aba bantu bagendererwa n'umwami w'isi n'umushobora byose. Niba twashoboraga kubyumva, buriya hari ikintu gikomeye cyane byatugiriraho umumaro. Nta kintu gishobora kuzana amahoro mu rugo nko kuzana Imana. Nta kintu gishobora kuzana umugisha mu kazi nko kuhazana Imana. Kuko icyo gihe iyo Imana yaje inazana n'ibyayo byose. Izana n'ubutunzi bwayo, ikazana n'ubwenge bwayo, ikazana n'uburinzi bwayo, bikaza bigatura aho ngaho. Haleluya. Ibi ngibi reka ariko dusubire inyuma tuve kuri Adamu na Eva. Buri Adamu na Eva na Satani yari abizi. Akavuga ati uyu Adamu na Eva igihe cyose bazaba babana n'Imana ntabwo nzabashobora. Ikizatuma mbashobora, yinjirira mu nzoka. Ko ntabwo Satani yaje ubwe, yinjiriye mu nzoka. Kuko inzoka yari mu biremwa biri aho Adamu na Eva bari bamenyereye. Inzoka itangira kuvugisha umugore, hanyuma imuha akarozi gakeya, iramubwira ngo ariko ngo koko Imana yaravuze ngo ntimukarye ibi biti byose. Urumva uburozi bwa Satani aho buri? Inyuguti imwe gusa, ntimukarye ibi biti byose. Kuko Imana yaravuze ngo murye ibi biti byose uretse. Ariko Satani ntashyizeho agace ka nyuma, afashe interuro imwe ayikasemo kabiri, aravuga ngo Imana yaravuze ngo ntimuzarye ibi biti byose. Ashyizemo inyuguti imwe itari mu by'Imana yavuze, ariko anatemye ibindi Imana yavuze. Kuko niho arimo gutega wa mutego. Umugore atangira kumubwira ngo ngo wabyumvise nabi, ahubwo ngo yaravuze ngo turye ibi biti byose uretse kiriya giti gitera, kiriya giti cyo kumenya icyiza n'ikibi. Satani ati nari mbizi. Erega iriya Mana hari ibyo nyikeka. Ntabwo yari kubabwiza ukuri. Yari ibizi ko nimurya kiriya giti muzamera nkayo, kandi gupfa ntimuzapfa. Urumva inyuguti imwe niyo yishe ibintu nti. Imana yaravuze ngo gupfa nimurya kiriya giti, gupfa ko muzapfa. Satani arabwira ngo nimukirya gupfa ntimuzapfa. Abarozi bose bakora kimwe. Umurozi agiye akazana ibiryo bigizwe kimwe cya kabiri n'ibice by'inzoka n'imiserebanya, akabivanga n'ibitoki, wabireba ukavuga utari ku ibintu birimo uburozi. Ariko aragenda afate ibiryo byuzuye isahani, aminjiremo uturozi duseye neza, abivange neza, ubona ari ibiryo. Na Satani niko akora, se w'abarozi. Adamu na Eva bagwa muri wa mutego. Noneho cya giti barakirya. Nibyo nahoze mbabwira, iyo mu bwami bw'Imana iyo uvuguruje shobuja utakaza ubutware bwawe. Ubundi basaga n'Imana, ariko bariye cya giti ubwiza bw'Imana bubavaho. Birebye babona bambaye ubusa. Imana ije kubasura bajya kuyihisha. Naho abantu benshi batuye, ubwiza bw'Imana bwabavuyeho, ntibagisenga,
ntibagiterana, bicaye aho ngaho munsi y'igihuru. Erega kiriya gihuru gishobora kuba ibintu ibyo ari byo byose. Gishobora kuba akabari wagiyemo, umuntu akareka kujya gusenga akajya mu kabari, umuntu akareka kujya guterana akajya kubetinga. Hari ikintu cyateye cyitwa kubetinga. Nairobi nabo barabetinga. Oshyo kajya kubetinga, igihe abandi bateranye bakaba barimo betinga. Biriya bintu byamaze amafaranga y'ingo. Hanyuma ariko aho Imana ibera nziza irazi basangayo. Biramweresha wahoze usenga none urabetinga. Aha mu kabari niho wicaye, wahageze uti? Atangira gushaka za excuses, atangira gushaka impamvu. Buri cyari cyazanye Imana kwari kugira ngo wongere biyunge. Buri Adamu avuga ati Imana mbabarira, nacitswe, nayobye, Imana yo kumubabarira. Ariko kuko icyaha cyari cyamwinjiyemo yari inangiye, akomeza muri ubwo buzima. Imana igeze aho iramubwira ngo ke sohoka muri Edeni ujye hanze yayo. Twese turi hano twavukiye hanze ya Edeni. Ariko kuva umuntu agiye hanze ya Edeni, Imana yatangiye gahunda yo kongera kumugarura, kuko kuva icyo gihe bagiye bonona ingeso zabo. Ariko baratubwira ngo Kayini amaze kwica Abeli, urumva ingeso zatangiye kuba mbi. Ubwami bw'Imana iyo bwavuye ahantu, ingeso z'umuntu ziba mbi. Umuntu wasengaga mbabwire iyo yasubiye kwa Satani, dore murambibwira abagore, niba wabonaga umugabo we yarasengaga ukabona yatangiye kujya abyuka mu gitondo ku cyumweru, wamubwira uti tujye gusenga, ati ngewe ndumva naniwe, ujye utangira ugira ubwoba. Burya yatangiye kwicara munsi y'igihuru. Wamubwira uti tujye guterana, ati izuba ryavuye, ubu se twe ntiturigendaho, ati ngewe ndananiwe, ujye utangira ugira ubwoba. Utangira ugira ubwoba. Ubwo yatangiye kujya kure y'Imana, kuko kuva umunsi Adamu na Eva bakoze icyaha, icyakurikiyeho shapitiri ikurikiyeho ya 4, Kayini yishe Abeli. Icyo gice cya 4 kirangira, noneho isi mujya mwumva witwa Lameki wo muri uwo muryango wa Kayini. Lameki aravuga ngo Adanazira bakarameki, noneho yamaze kugira abagore babiri. Adanazira bakarameki ngo reka mbabwire ngo nishe umugabo, nishe umusore mutera kunkomeretsa, ngo kandi uzongera kuntunga agatoki, ngo niba Kayini azahorerwa 7 jewe ni 77, donc azantunga agatoki jewe nice 70. Ubwicanyi bwazamutse. Ariko Imana kuko ari Imana y'imbabazi, Bibiliya iratubwira ngo muri icyo gihe ngo Adamu atera inda umugore we Eva, ngo abyara umwana amwita Seti, ngo mu gihe cye ngo batangira kwambaza izina ry'Uwiteka. Haleluya. Hatangira kuza ubundi indi groupe y'abantu ishaka kugarura ubwiza bw'Imana, batangira gusenga. Ariko kuko abagenderaga mu ngeso mbi aribo bari benshi, bijya kugera mu gice cya 5 ngo isi yose yononnye ingeso zayo. Mu gice cya 6 Imana ifata icyemezo cyo kubarimbura bose, ikabakuraho. Ariko kuko iteka ryose Imana itazica umugambi wayo, yari yabwiye Adamu na Eva ngo mubyare mwororoke mwuzure isi, ubwami bw'Imana bube ku isi. Iravuga ngo ya umugambi wanjye ntuzaburiramo. Ibona umugabo witwaga Nowa, ngo Nowa yari umukiranutsi mu gihe cye. Niki cyatumaga Nowa umukiranutsi mu gihe cye? Yagenderaga muri bwa bwiza bw'Imana. Umva uko bamuvuga mu gice cya 6 umurongo w'9, baravuga ngo uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Niki cyabimuteraga? Bagahita baduha igisobanuro ngo Nowa yagendanaga n'Imana. Nowa yagenderaga mu bwiza bw'Imana. Buri uyu munsi tuziga kugendana n'Imana. Erega niba mwabyumvaga, kera iwacu hari umusaza nageze aho ndamukunda amaze gukizwa. Twebwe twari abakatolike, we yari umwangirikani yari umuporoso w'umwangirikani. Noneho iteka ryose yagendaga aririmba, akagenda aririmba, akagenda asenga, akazenguruka mu mihanda y'iwacu aririmba asenga.
noneho tukajya tuvuga ngo kariya gasaza yateraga n'inshinge, kavuga ngo kariya gasaza akaba dusengera guturware ngo kugira ngo kabone abo gatera inshinge, ariko yabaga yigendanira n'Imana, agenda himbaza Imana, agenda aririmba, nawe twe tukumva yuko mbese ko hari uburyo bwo kumusebya, n'ubundi twari tubizi ko nta nabi yagiraga, ntabwo yari umugome, ariko kugira ngo tumusebye tumupfobye bavuga ngo buriya ngo kaba kagenda gasengera ingo ngo turware ngo kabone abo gatera inshinge, ariko we yagendanaga n'Imana. Nugenda mu nzira senga ugenda, usenga ukangutse, usenga ugiye kuryama, usenga ubyutse, umese usenga, uririmbe, mbese ugendane n'Imana. Baratubwira ngo Nowa yagendanaga n'Imana, bivuga ngo aho Nowa yabaga ari hose Imana yabaga ihari. Byakunda ngo aho tugiye hose abantu bajye babona Imana, aho uri hose. Kandi ikintu cyavuyemo kuko Nowa yagendanaga n'Imana, Bibiliya iratubwira ngo mu yandi magambo ubwo ubwami bw'Imana bwabaga buri aho Nowa ari, ngo Nowa yakiranukaga muri byose kuko yagendanaga n'Imana. Icyatumye Nowa akiranuka muri byose ni urwo rugendo yagendanaga n'Imana. Namaze igihe kirekire mbyibaza, nza kubisobanukirwa. Kera nkiri umusore maze gukizwa, nari umunyabyaha, ubwo ntimundebe ngo ndabwiriza, nari umunyabyaha, sinigeze mba umusinzi, ariko ngira ngo ejo narabibabwiye sinenda no kubisubiramo. Hanyuma rimwe ndimo gusenga nkabwira Imana, ariko Mana ko nanga kwivuguruza, ko nanga kuba umutindi, kuko mama yajyaga atubwira ati umuntu uvuga ikintu akakivamo akavuga ikindi aba ari umutindi. Niyo mpamvu no kubeshya birangora, ntibijya binkundira, kuma numva nabaye umutindi. Noneho mbona ntangiye kuba umutindi. Buriya abasore basambana n'abagabo n'abandi, ntawe ujya asambana n'umukobwa atamubeshye ko amukunda, ugomba kubanza ukamubeshya. Noneho mbona ntangiye kuba umutindi. No mu byanteye kwihana nkakizwa n'icyo kirimo, nabonaga ntangiye kuba umutindi. Ariko maze gukizwa nkavuga none se ko mbona bagihari n'umutima wabyo nkaho numva ukindimo. Nari nzi ko iyo umuntu akijijwe ibintu by'ibyaha byose bimushiramo, naho simenya ahubwo ko ubutangiye intambara yo kurwana nabyo. Ntangira rero kwifunga, shyiraho amadisipline n'ibiki, kuko Imana irambwira ngo ya uri murabikora nabi. Cyo nkundira Imana, uri murabikora nabi, reka nkwigisha uko abakiranutsi bagenda, ujye ugendera imbere yanjye ukiranuke. Ni amagambo Imana yabwiye Aburahamu mu gice cya 17 cy'itangiriro, ngo ujye ugendera imbere yanjye ukiranuke. Ndabitekereza ndavuga ntari kuzi ko ari byo. Nowa yagendanaga n'Imana agakiranuka, Enoki yagendanye n'Imana ntiyongera kuboneka kuko Imana yamwimuye. Buri ibanga ryaba ari abagabo no kugendana n'Imana, ngiye kujya ngendana n'Imana. Noneho ntangira kujya ngenda ntekereza ko Imana indeba, nkumva ngenda Imana indi inyuma, nkagenda mu nzira numva Imana indeba mu bitugu. Ntangira ndi umusore mfite imyaka 25 nibwo ndakirijwe, ntangira kugendana n'Imana indeba, nkumva irandeba. N'ubu ngubu niyo nawe ndimo kubwiriza mba numva indeba, amaso yayo yahise afata mu bwonko bwanjye inyuma, mba numva indeba. Kandi iyo Imana ikubwiye ngo ujye ugendera imbere yanjye, nabonye impamvu yayo. Iyo ugendera imbere y'Imana ukebaguza ngo urebe aho igeze, kabwira atari ko mbona utangiye gukebaguza uri mu biki. Naho ubundi buryo uyiretse ikakujya imbere, wajya ugenda uvuga uta irimo irareba imbere ntimbona, ugakwepa. Iyo rero igendera inyuma yawe, ugendera imbere y'Imana, ukabuzi ngo aho najya hose, ibyo nkora byose, ibyo ntekereza byose, irimo irabisoma, irimo irabireba, naho ndi bujye irabindeba. Jya ugendera imbere y'Imana. Icyo gihe rero iyo ugenda utyo, ubwami bw'Imana buza mu buzima bwawe. Nta nubwo uba ugikeneye ya mategeko ya ntuzibe, ntuzasambane, ntuzabeshye, kuko Imana iguhindukira itegeko. Buriya nibyo abantu benshi batarasobanukirwa, yuko twebwe abakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami aduhindukira itegeko. Burya ubuntu bw'Imana nicyo bivuga. Hari ibyaha udashobora gukora, ngo erega ngo ibyaha wakoze n'ibyo uri bukore. Ibyo ndi bukore Imana indeba nkasubira gukora ibyaha? Databuja mpagaze hejuru. Ariko abantu batazi Imana, erega umuntu akabyigisha umwumva, nkavuga ariko bari abantu reka mbabarire, nta Mana bazi, nta bizi ibintu by'amagambo no kuvuga neza no guteoriza, ariko ntabwo babonye Yesu.
iyo wagendanye n'Imana hari ibintu zinukwa. Nkunda kubyigisha abakristo nkabwira umukristo wamize Yesu azinukwa ibyaha. Aba bagore nibo babizi, iyo umwana yageze mu nda hari ibyo mugore azinukwa. Yakumva n'impumuro, niba yazinutswe ibijumba n'impumuro y'ibijumba imutera kuruka. Iyo wamize Yesu rero agatangira gukurira muri wowe, hari ibintu zinukwa. Niyo abantu bavuze ibintu by'ibyaha wumva ufite isesemi, urazinukwa. Kandi iyo ugendera imbere y'Imana ugira ubwoba bwo gukora icyaha. Niyo mpamvu batubwira ngo Nowa yakiranukaga mu gihe cye kuko yagendanaga n'Imana. Haleluya. Kuko muri Nowa Imana yari igiye kongera gukora ibyo yari yarasezeranije muri Adamu. Mwumva isezerano Imana yahaye Nowa asohotse mu nkuge. Imana inamubwira ngo Nowa, ngo ubu muri wowe niho ngiye kongera gukora isezerano. Igice cya 8 umurongo wa 20, ngo Nowa yubakira Uwiteka igicaniro. Ntibumva? Azanye Imana mu rugo, ayubakira igicaniro. Ariko mwaretse tukubaka ibicaniro mu ngo zacu, tukazana ubwami bw'Imana. Ngo Nowa yubakira Uwiteka igicaniro, atoranya mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira no mu nyoni n'ibisiga bitazira, atambira kuri icyo gicaniro ibitambo byoswa. Uwiteka ahumurirwa n'umubabwe. Uwiteka aribwira ati sinzongera ukundi kuva mu butaka kubw'abantu, kuko gutekereza ko imitima y'abantu ari kubi uhereye mu bwana bwabo, kandi sinzongera kwica ibifite ubugingo byose nkuko nabikoze. Isi kiriho ibiba n'isarura n'imbeho n'ubushyuhe n'impeshyi n'urugaryi n'amanywa n'ijoro ntibizashira. Imana itanze isezerano ko itazongera kurimbura isi. Haleluya. Ariko irangije amubwira ngo Imana iha umugisha Nowa n'abana be, irababwira ati mwororoke mugwire mwuzure isi. Inyamaswa zo mu isi zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose bizabagirira ubwoba, bizabatinya. Murabihawe byo n'ibyuzuye mu butaka byose n'amafi yo mu nyanja yose. Ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu. Mbibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera ku isi. Ariko ntimukarye yayo. Namwe mwororoke mugwire, mubyarire cyane mu isi mugwiremo. Urabona bwa bwami bw'Imana yashakaga muri Nowa nako muri Adamu butashobotse. Imaze kurimbura isi, imaze kuyitunganya, imaze kuyikuramo ibizira, avuga ngo none reka ntangirire kuri zero. Ndahera kuri Nowa nongere nkore. Ariko ikintu kibabaje, yahereye kuri Nowa irakora, bigeze mu gice cya 11 abantu barongera bageze mu kibaya cy'Ishinari baravuga ati oya iby'Imana twabivuyemo, turajya mu ijuru twijyanyeyo, iby'Imana ntidushaka kubyumva, nta nubwo dushaka gukwira isi. Iby'ubwami bw'Imana ku isi yose ntitubishaka, ahubwo twebwe tugiye kwiyubakira umunara muremure tuzamuke tuyisange mu ijuru dukore kudeta. Imana ngo iramanuka irabirebera, iravuga ati gusa abo bantu baranshobeye. Itangira bundi bushya, iravuga ngo okay abasi ndi bubarimbure kuko nasezeranije ko ntazongera kubarimbura, ariko reka mfatire icyororo handi. Ifata Aburahamu mu gice cya 12, ifata Aburahamu imukura Uru y'Abakarudaya, iramubwira ngo Aburahamu va mu gihugu cyawe ujye mu gihugu nzakwereka, nzakugira umugisha, uzaba umugisha, kandi uzakuvuma wese nzamuvuma, uzaguhesha umugisha nzamuha umugisha. Imutangiriraho igiye gukora noneho ishyanga ryera ry'ubwami bw'Imana. Nuko Isirayeli yatangiye ibi gihugu Imana igenderamo. Ariko buri icyo Imana yateguraga ni ukuzavuka kwa Kristo, ari we uzazana ubwami bw'Imana bwuzuye. Aha rero nicyo kintu gikomeye cyane tugomba kumva, ni naho ngiye gusoreza. Ihame rya mbere ry'ubwami bw'Imana no kubanza kumenya Imana no kugendana nayo. Ihame rya kabiri ubwami bw'Imana bwumviraho kuri twebwe mu mugambi w'Imana icyo yaturemeye cyoroshye cyane ni ukuyumvira. Haleluya. Kuyumvira gusa. Imana iravuga ngo nimunyumvira mukagendera mu mategeko n'amateka yanjye, iyi migisha yose izabazaho. Niyo mpamvu mporana impaka n'abantu barwanya amategeko. Jewe kandi nabibabwiye sindi umunyamategeko, ntabwo reka mbibasobanurire neza kugira ngo mubyumve, kuko abantu rimwe na rimwe barakubwira ngo ubuntu bw'Imana bwakuyeho amategeko. No,
ntabwo agakiza kabonerwa mu mategeko, agakiza kabonerwa mu buntu bw'Imana bwabonetse muri Kristo Yesu. Muranyumva neza? Ariko iyo umaze kwinjira muri Kristo Yesu aguhindukira amategeko. Amaso ya Yesu ubwayo ni itegeko, kuko hari ibyo akunda, hari ibyo yanga. Akavuga ati rero biriya nanga ntubigenderamo, ibyo nkunda ubigenderamo, kuko uri umuturage wo mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu uriya n'abariya abantu bose twabonye, haba mu gihe cya Nowa, haba mu gihe cya Aburahamu, haba mu gihe cyande, Imana yabwiraga ngo nimunyumvira mukagendera mu mategeko n'amateka yanjye, iyi migisha yose izabazaho. Amen. Ariko na Yesu, ugiye nkunda iteka ryose ndangiriza kuri Yesu, kuko niwe mwami wa buriya bwami. Ariko umuntu umbwira mu mategeko yavuyeho ndamuseka cyane. Urinde ngo uvugurize shobuja sha. Yesu yaravuze ngo umuntu nankunda azagira ati azitondere amategeko yanjye. Ngo kandi umuntu nitondera amategeko yanjye, ngo nzamukunda na data azamukunda, tuzaza aho ari tugumane nawe. Bivuga ngo ubwami bw'Imana bukururwa n'umutima wumvira. Haleluya. Ntabwo ari umutima uramya, ntabwo ari umutima uririmba, ni umutima wumvira. Buryo Yesu yaravuze ngo umuntu na Yesu yarabivuga ati igituma data nkunda nuko nkora ibyo yantegetse. Igituma data nkunda nuko nkora ibyo akunda. Igituma data nkunda nuko nkora ibyo yanyeretse gukora. Obedience, kumvira, nirwo rufunguzo rw'ubwami bw'Imana. Umuntu wese uzashaka kubana n'Imana azige kugenda nk'uko Imana ivuga. Umuntu nankunda azitondera amategeko yanjye. By the way, nawe bavuga iby'ubuntu, nkunze kubabwira nako umurongo mwiza nkunda cyane uvuga iby'ubuntu bw'Imana. Pawulo yandikiye Tito, aramubwira ngo Tito, reka mbigusobanurire mu magambo make yasobanutse. Aramubwira ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Sibyo? Iyo niyo nyigisho deep y'ubuntu. Ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse, dukizwa ku buntu. Ariko ubwo buntu iyo umaze kubufata butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda, dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirira abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ibi ni byo tuziga ejo bundi, kuko ejo nimugoroba tuzaba dufite ngira ngo amakouple, sibyo? Tuziga iki kintu cyo vuga ngo yaducunguye ngo tube ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Kuko bari hari ikibazo gikomeye cyane mu bantu bambabarira abanyabuntu, ntacyo mpfa nabo, ndizera ko ariko niyo waba arimo hano singiye kubatuka. Abarimo rwose ntimu babanzi banjye, ngewe nshinzwe kwigisha ijambo ry'Imana, ntabwo nshinzwe kujya impaka n'abantu. Buri ubuntu bw'Imana genda bwemera cyane ndanabwigisha, ariko nkunda igikurikiraho, kuko ubuntu bw'Imana bunyinjiza mu bwami bw'Imana. Iyo maze kugera mu bwami bw'Imana, Imana irambwira ngo ubwo wageze mu bwami bwanjye gira ishyaka ry'imirimo myiza. Hari ikintu kimwe nyapfa n'abanyabuntu, nuko bakubwira ngo ibintu by'imirimo, ngo ibintu ngo by'ibyacumi, ngo ibyo byavuyeho, musigara mukora ikize? Ujya mu bwami bw'Imana ukadedeza akaguru gusa, ukagereka akaguru ku kandi hoya. Iyo ubuntu bw'Imana butwigisha kugira ishyaka ry'imirimo myiza. Twacunguwe kugira ngo tugaruke mu muhamagaro wo kuba ubwoko bw'Imana bugira ishyaka. Nta nubwo ari no kuvuga ngo bukoreshwa, oya, twe tugira ishyaka, turikoresha, tugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ibi ngibi tuzabyiga ejo bundi. Buriya nicyo nkunda mu bwami bw'Imana, ntabwo ubwami bw'Imana ari ubw'abanebwe, oya. Ntabwo ubwami bw'Imana ari ubwami bw'abantu badamaraye. Ubwami bw'Imana ni ubwami bw'abantu bafite ishyaka ry'imirimo myiza, bagenda ukabona ko bafite ishyaka, bajya kuririmba bakagenda nk'abagiye kuririmba, bajya gusenga bakagenda nk'abagiye gusenga. Uzarebe Pawulo yo yandika aravuga ngo uririmba aririmbe, ngo ubwiriza abwirizanye umwete, uyobora uyoborana umwete, uwigisha yigisha.
ukabona n'abantu bafite dinamisme, bafite ishyaka ry'imirimo myiza, kuko baracunguwe kugira ngo ubwami bw'Imana bukwire. Haleluya. Ntabwo twacunguriwe kudamarara, ntabwo twacunguriwe kwipfusha ubusa, ko turi abantu Imana yaremye ituremeye imirimo myiza iyo yiteguriye kera ngo tuyigenderemo muri Kristo Yesu. Noneho yamara kuducungura akatubwira ngo noneho hari icyo nabaremeye, nimugire ishyaka ry'imirimo myiza. Amen. Uyu mugoroba ndagira ngo dutahane ibi bintu bibiri. Icya mbere, tuzana ubwami bw'Imana aho turi. Ubanze ureme igicaniro muri wowe. Nowa ngo yamaze kuva mu nkuge ngo yacanye igicaniro atambaho igitambo. Rema igicaniro muri wowe, utamba igitambo cyitwa wowe. Amen. Kuko twebwe ibitambo dutamba ntabwo tugitamba ibitambo by'inyoni, ntabwo tugitamba ibitambo by'inka, ntabwo tugitamba ibitambo by'amafu, ntabwo tugitamba ibitambo by'intama, twe dutamba ibitambo. Paulo yaranditse aravuga ngo kubw'ubuntu bw'Imana nahawe ndababwira ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, uko niko kwikorera gukwiriye. Banza ureme igicaniro mu mutima wawe, witambeho. Haleluya. Ubwira Imana ngo Mana, ubu buzima bwanjye, ubu bwenge bwanjye, ibyo ntunze nanjye ubwanjye mbishyize ku gicaniro cyawe mu mutima. Nurangiza aho ugenda hose ujye ugendana igicaniro cy'Uwiteka muri wowe. Ariko mundemere ibicaniro iwanyu mu rugo, Imana ijye yumva muyiririmbira, ijye yumva muyikomera amashyi, ijye yumva muyisenga, ijye yumva muyivuga. Muyivuge muri mu nzira, muyivuge muri mu rugo, mugende muyivuga mu mutima, muyivuge muririmba, muyivuge mu buryo bwose. Duhinduke ibicaniro bigenda, ubwami bw'Imana buze. Ko Yesu yatwigije gusenga ngo nimusenga ujye uvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ibyo ushaka bikorwe mu isi kuko bikorwa mu ijuru. Ariko ibyo tuzabyiga undi munsi, kuzana ubwami bw'Imana. Haleluya. Dusenge Imana. Ariko uyu mugoroba, niba utari wakira Kristo nk'umucunguzi n'umwami wawe ngo ature muri wowe, niwo umunsi wo kubikora. Kamubwira ngo ngwino uture mu mutima wanjye, umbemo ndabikwemereye. Nurangiza nugera mu rugo umubwire ngo naha mu rugo mwami Yesu ndahaguhaye, uzuba umwami w'uru rugo. Niba ufite utuntu ujya ucuruza n'utundi ukora, niba wicara ku kabutike kawe cyangwa se ku kakiyosike kawe, ubwire Yesu ngo mwami Yesu ni ikiyosike, ubwo uri umwami nayo uyitegeke, uyihe umugisha, kandi nuyihe umugisha nzakuramo ishimwe ryawe. Mukorane isezerano, urebe rero ngo ibintu biragenda neza mu bwami bw'Imana. Dusenge Imana. Turagushimye mwami wacu Yesu Kristo, ubwo twari twaravuye mu bwami bw'Imana, waraje ujya ku musaraba uritanga, urihirira ubwo bugome bwacu, urihirira ubwo bwigomeke bwacu, urihirira ibyaha byacu. Urangije uraduhamagara uratubwira ngo nimugaruke hano mu bwami bw'Imana. Ndasengera buri muntu wese twateranye kuri uyu mugoroba, ndasengera abagabo, ndasengera abagore, ndasengera abasore, ndasengera inkumi, ndasengera abana. Reka buri muntu wese uyu mugoroba utahe mu mutima we, uhubaka igicaniro cyawe. Ndasenga ngo buri muntu wese atahane nawe, yubaka igicaniro cyawe mu rugo rwe, haba ahantu hasengerwa, haba ahantu uvugwa, haba ahantu uririmbirwa, haba ahantu hakorerwa imirimo yawe. Kandi ndasenga ngo twese uko tungana twibone nk'abaturage b'ubwami bwawe, tubone nk'abakozi bawe, twibone nk'abantu bakumvira, twibone nk'abantu bagendera mu mategeko yawe, ko turi abaturage b'ubwami bw'Imana. Imbaraga zawe ziboneke aha hantu, imbaraga zawe zikora umurimo muri twe, icyubahiro cyawe tukibone, ubwiza bwawe tububone, natwe tukunezeze, tuguhe icyubahiro nawe uduhe umugisha tuwuhesha abandi. Wabwiye Aburahamu ngo Aburahamu ngo nzaguha umugisha, ngo uzabera abandi umugisha, ngo uzakuvuma nzamuvuma, ngo kandi uzaguhesha umugisha nzamuha umugisha. Kubera yuko wari ugiye kugendana nawe, amaze kugutambira Isaka yaragiye kumutamba yemeye kukumvira. Uramubwira ngo Aburahamu kwari ugupima kumvira kwawe, ngo ariko nzaguha umugisha, ngo urubyaro rwawe ngo ruzahindura amahanga. Turasenga Mana ngo umugisha w'ubwami bwawe ube kuri aba bantu bose,
uduhe umugisha w'ubwami bwawe, uduhe imbaraga z'umwuka, uduhe kugukunda, uduhe kukumvira, uduhe kugendana nawe, kandi aho tugenda hose tujyane impumuro nziza ya Kristo. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, natwe tubuhesha abandi, mu izina ryawe mwami wacu Yesu Kristo, amen. Amen.